iyi ngurube iri konsa bayonsa iki amaki njya numva bahita ngo ni amagurube amagurube simbizi niba ari byo ku ngurube aba ari iki sha ni amagurube nyine ubwo ngo akigushyikamo wumvishe bimeze bite wumvishe ngo we neza wumvishe ugu Ladies and gentlemen, tubahaye ikaze hano kuri Kabox TV show. Aho tugiye kwa tuganira n'abana beza cyane. Turi kumwe na Mwareke Cecile kuri vibe nyinshi cyane. Turi kumwe na Trixie. Okay, and Ishboy. Ishboy. Mbahaye ikaze rero utarakanda subscribe nagire vuba byihuse ubundi dukomeze turyoherwe n'ibiganiro. Guys, ahangaha turi. Ikibazo cya mbere ngomba kubanza kubaza aba bana. Uriga? Yeah, of course. Uriga? Yego. Mu wakangahe? Senior 6. Senior 6. Uriga? Yego. Mu wakangahe? Senior 6. Mu buzima bwawe bw'ishuri bwose wagiye unyuramo ni iki cyakugoye? Kampere kuri uruhande. Ikintu cyangoye mu buzima bw'ishuri. Ku ishuri nyine atari nawe ikintu kingora. Kujya muri etide. Wiga boarding? Ego. Wowe niki cyakugoye? Gusumva hari ikindi netide na kaunga. Kaunga. Ako hari umuntu ugeze kumbwira ngo kaunga n'amashu. Oya, amashu ni meza doda. Je narayangaga fo. Warayangaga. Hari umuntu ugeze kumbwira ngo aba ministry bose ngaho umuntu wese wize ava gashyika. Uko biri kose abarariye kaunga uyu munsi niyo yaba yikuza inkoko. Cyane. Aba yarayiye. Sure? Ishboy wowe ukora iki? Jewe se. Akazi kose. Akazi kose. Iyo uvuze akazi kose abarimo kwikorera imyanda, gukubura, koza imodoka, kwiga, kwiba, ukora iki? Ahubwo nahise mbihindura. Wahise hakizamo ibintu by'ibishingwe direct nahise mbihindura. Ukoza akazi kose no gucoma birimo. Ntago mwitabi mwana. Mwana uri kone sa n'umuntu mwitabi mwana. Yego kamerama. Sa n'umuntu mwitabi. Ndi kone usibye no kubutanywa itabi ushobora kubusa naryo. Aya ntago kumuntu. Ari we wari konje. Ubwo uravuze ngo mfite uruganda rukora itabi. Okay, reka twigendere. Abantu biga ku ishuri hari umugoroba ushyika by'umwihariko kwa gatanu. Kandi abana b'abangavu n'ingimbi nkamwe bafite abashiri. Tubwire bigenda bite wowe ku ishuri? Nje ariko naye mfite nje kuvuga uko bigenda ariko nje nago mufite. We niba mufite nta kibazo. So kwa gatanu twebwe nta etidi bihari nyine abari relax kujya coachinga n'ibindi. Urumva niwo mwanya umutipa wabonye nyine cyangwa umbebe wabonye kuba yahura na kapo ye. Urumva n'ubundi byanze bikunze baba bapanze aho bari buhurire undi bagahura nyine bakinjoyinga. Ako twebwe mu kigo cyacu ni mu kigo cy'abihaye Imana nyine biba bigoye. Gusa nabo byabura. Abihaye Imana sarya ntago mugira Oya, mu kigo cy'abihaye Imana nyine biba bigoye. Iyo mugize bigenda bite? Iyo ntago byabura ariko iyo tugize ugafatwa bakagugwa gitumo bagutaya ubusa. Gake wagize byakugendekeye gute? Oya nje ntago nabigize. Ntago uragira? Rata wowe gake wagize byagenze bite? Nje nta gake nigeze ngira. Sure? Nje ukuntu Friday yanjye bimeze. Umva after class irangira mu masaa 9 twese tujya gukaraba. Hari ibintu biba ngo ni loisir abenshi babyita boom. Ubwo iyo hari igihe tujyayo cyangwa se tweta tujya ngo tweta tujya ngo kwirebera nyine televiziyo, amafilme, amakuru, ibintu nk'ibyo. Rero njyewe iyo numva meze neza njyayo naba ntameze neza nkahita nijyanira. Ishboy nk'umuntu w'umustar turakuzeye gukina filime n'ubwo wanze kubivuga. Mbwira rero umudo wawe cyangwa se umukini ngenderwaho wawe muri sinema nyarwanda. Nta numwe.
nta ukora ibintu byawe niyo mpamvu ukina wanarakaye nta n'umuntu ufana ngewe nta n'umuntu ufana ndifana urifana uba warakajwe n'iki se mu mafilime nagiye mbona ko mbona warakaye warakajwe n'iki hari ibikuntu bigenda se hari abagwa mu karagita tugomba kuba wenyine tu okay baba bagushyize mu isura bashaka ko nyine ugaragaramo iyo bashaka tu bagushyize mu ishuri bashaka kushya umuhanzi umwe ukunda mu Rwanda twagiye umuhanzi nkunda mu Rwanda kari benshi okay vugamo wo wumva nyine wa mbere na mbere Diezdora niki wamubwira ijambo rimwe kuri Diezdora cyo namubwira ebana Diezdora respect ku muhungu kabisa man nyine akora ibintu bya danje man none ikintu mwemera cya danje vibe nyine bafite kuri stage tu ushaka kumura ugahita uvuga ukajyana agaru wo mu Rwanda kabisa imbaho gapa kamwe k'indirimbo yo wabuze twagiye tuwe tubabaza ndaje mbe ngatekerezaho mu kanya aha ndakagwa bisire we gatekerezo uhita ukankubita sibyo ni direct okay ikimasa inyana wahitamo iki nahitamo inyana wahitamo inyana n'imbyeyi hakamwa iyihe akamwa imbyeyi ikamwa iki ikamwa amata umuntu iyo ari konsa ni iki kiva mu muntu kijya mu mwana ni amashereka ihene iyo iri konsa ni iki kiva mu ihene kijya mu kana k'ihene amashunushunu ubwo iyo bigeze ku ngurube bigenda bite ubwo nta nubwo agenda kumva uri kubabaza etiki icara ubwire iyi ngurube iri konsa iba yonsa iki amaki njya numva bahita ngo ni amagurube nibyo ishboy wowe ubizi ute ntabwo njye numvise n'ikibazo ahubwo uko kimeze ingurube iyo iri konsa ibibwana byayo yego ni iki kiba kiva mu ngurube kijya mu kanwa k'ibibwana ku ihene twabonye ko ari amahenehene ku muntu tubona ko ari amashereka ku nka tubona ko ari amata ku ngurube aba ari iki ku ngurube aba ari iki sha ni amagurube nyine amata y'ingurube amata y'ingurube abaho kimwe muri cyo ariko ntabwo amata y'ingurube abaho zose barete bazige baba we ariko nta mata y'ingurube ngewe amata y'ingurube sabaho nta mata y'ingurube abaho ubwo urumva n'ubundi ni amagurube ahubwo Tracy naturangira ahantu yayabonye iyo dayari bahe ni iki ndakubaza ni ikihe kintu mu mujyi wa Kigali gikorwa n'indangamirwa ukumva uragikunze nta kimwe inama wabagira inama nabagiramo mbere na mbere inama ubundi ubona ari bibi cyane ibyiza ni bibi uramutse wisanze ari byo ukora wabyitwara mute ubwo nyine nabikora mbikunze kuko ari byo naba nahisemo maje kubikora kangahe nta na rimwe nyibwira rata uba wumva ari byiza cyangwa ni bibi ni bibi cyane ijambo rimwe ku bari n'abategarugori mu Rwanda abari n'abategarugori ikintu nababwira ni gukomeza nyine kuguma ku muco wabo kuwukomeraho cyane bakitwararika nyine kuko urabona muri life turimo biragoye nyine iyo utaza kwiga izi saha uburi iki mba ndi ikirara cyo ku muhanda ndi indaya byose nyine ibibi byose uzi abantu batize bagira izi saha tuvugana uri kuvuga ko nta muntu wize w'indaye w'indangamirwa sorry abaho ariko urumva biterwa na life nyine uba warabayemo kugira ngo wige noneho ntube wagira akazi cyangwa ugire ubuzima bwiza ukajya muri ubwo buzima bwo kuba wamba indangamirwa Ishboy yo ugikoraho bwa mbere wumvaga kimeze gute igiki ne wowe ugikoraho bwa mbere wumvaga kimeze gute ntacyo nigeze nkoraho uri serious cyane nusanga waragikoze biragenda bite biragenda we tubwire ugikoraho bwa mbere wumvaga bimeze bite ntabwo nzi ikintu uri kumbaza ndavuga igitoki igitoki cyane nta nubwo mbikunda
Fish boy uri kuncabiranya we. ntabwo mbikunda ibitoki Uri Mana. kuncabira ntago mvuze ibitoki. wowe uvuze igitoki Ndi kuvuga icyo. Ya icyo ngicyo. Ugikoraho bwa mbere umvaga kimeze gute? ntabwo nigeze ngikoraho Aha. Ndakwibariza. Uyibona bwa mbere. Sibyo? Wayakiriye ute? inye Uyibona bwa mbere wayakiriye ute? inye imeza imodoka inye Iyo ngiyo. inka nayibonye neza yamaye amata ndanywa ibintu byinshi Yaguhaye amata. Ikivuguto warakinjoyinze. Inshyushyu. Nawe yaguhaye amata. iki Iyo nyine. inka Iyo. okay ubwo ni inka yego nanjye yamaye amata Ya. Bwa mbere yaguhaye nkangana iki? bwa mbere urumva Cyangwa ugitangira kuyinjoyinga wumvaga mu mubiri bimeze bite? bimeze neza cyane ko amata araryoha. Wow. Wowe akigushyikamo wumvishe bimeze bite? numvishe nguwe neza Wumvishe uguwe. numvishe nguwe neza Akigushyikamo wahise wumva nguwe neza wakongera cyangwa ujya wongera iyi ndongera kenshi gashoboka. rega amata agira umumaro munini mu mubiri wacu. Wow. Yes. Ngatuma zinaza. Enye. Yashi. Ibyo bya ntabwo mbizi. Nyine wewe wabyakibumvishe bimeze bite? Numvishe bimeze neza. Ntago ziraza. Ntabwo ziraza kuko ntazo mfite ubwo niziza nzaba. Fish boy. Yo. Zimaje gukamirwa bangahe wowe? Maje kuziha nka bangahe? Ntazo mfite man. Shuwa se? Ntago urya ubunyobwa. Ubunyobwa bwo ndamurambuye cyane. Kandi bambwiye ko butuma ziza ari nyinshi. Ubwo byashoboka. Shuwa? Abandi bamata bayageze kure bayinjoyinga. Ikivuguto. Indirimbo yitwa Ikivuguto ya Nessa. Urayizi? Nayuzi. Urayizi? Nayuzi? Nessa se uramuzi? Nessa ndamuzi. Indirimbo yuzi ni iyihe? Nayo pese nakubwira ngo nzi indirimbo ye mu social media. Fish boy. Yo. Ijambo rimwe ku bakobwa beza nk'abangaba turi kumwe. Ijambo rimwe. Suboni rimwe gusa mari kari menshi. Navuga nta kibazo. Go ahead. Cyambere barasa neza. Uri kumva? Afite discipline. Discipline, okay. Baritonda ngira ngo wabibonye. Reba n'uyu nguyu. Baritonda. Ninjye bwakwira vuga cyo ngiye kuvuga ibindi byinshi cyane. Uwo mugira n'uwuhe? Uwo mugira n'uwuhe? We tugira. Ni abashuti banjye bose tu. Nyina nanjye ndakubajije uwo mugira. Ni wowe? Oya, tugira iki sahubwo? Nyine kugira nyine. Tugira iki? Aho dutemberana ya uwo mugira nyine byinshi. Uwo mugira ni wowe? Sebabwiye ko ari bose. Nese ubwo sabibona bundi. Ni bose? Bose ugerayo. Ibiri gusonga ubugari ugera buryo ni bumoso hose cyangwa araho utita? Ntago nzi kwarika. Ntago uzi kwarika? Harahiye noneho. Ikibazo kimwe wumva wambaza. Ikibazo kimwe nakubaza. Nk'iminota nk'ibiri, nk'amasegonda nk'abiri ndaba nikubwiye. Amasegonda abiri urabukimwe. Ikibazo kimwe wumva wambaza. Ibi bintu ukora urabikunda cyane cyane na ndetse nkuko nawe naringi okay ngaho mbwira ibyo ukunda. Yewe nkunda ibintu byinshi
kuririmba gukina n'ibi ngibi. red flag ku muhungu ukunda iya mbere. red flag ku muhungu ukunda, nyine umuhungu ukunda ni ibiki yaba akora nyine ukumva ntubikunze? simbikunze kumfuhira. Kugufuhira? uba ushaka umuhungu utagufuhira? nyine utabigira too much. Utabigira too much? Yego. Abigize too much bigenda bite? Birambangamira cyane. Okay. Ndi red flag? Ndi red flag kumuhamagara simubone. Muhamagara sumu aba yari mu kazi? Oya, mbizi ko atari mu kazi kuko mba nzi amasaha ye y'akazi. Amasaha ye y'akazi urayazi? Waragize? Nagize iki? Nagize. Wabaye mariye? Kurabivuga nk'aho ari? Yakubwiye ngo mugende mugeyo? Tujye hehe? Tujye gutembera? Ya kwa kundi nyine Gutembera. N'icyo wamubonyeho hose kumva urakishimiye kurusha ibindi? Numva ndakishimiye kurusha ibindi. Ni intoki. Intoya inini ukundiye cyangwa iyiringaniye? Iki? Intoya inini iyiringaniye ukunda iki? Iki nyine ntago nzi yariyo. Wowe subiza inini cyangwa intoya cyangwa iyiringaniye ukunda iyihe? Ntago ndasubiza ikintu nazi se. Banzubwira icyo ari cyo. Ndakubwira icyo ari cyo nyuma. Wese ubwo sinumva ari inkonira. Ako nimba ari inini niyihana neza. Nkundi nini urumva? Okay akako. Inini. Ikugerezayo neza. Inkoni se cyo ndi gukura nk'ikintu. Aha numva niyo igera. Ya atira. Wowe inini ntoya? Reka nayo. Nayo? Reka. Nago yabura? Yakunda. Nago urumva niba ari inkoni ubu se wajya gushaka ikintu ahantu. Niba uzi n'ikintu ninya. Oya naga inkoni kubita gusa. Ikora iki? Wowe wayifashisha mu bindi uragiye ukora n'ibi. Ntabwo mba mu mashyamba ngo yamfasha nko kwica nk'udukoko. Wapi nayo nimwe nkunda ndazitinya. Urazitinya? Wazitinye byagenze bite? Nyine kuzireba. Yari yagukubise urababara? Oya kuzireba gusa ndumva nzitinya. Kuzireba gusa mu zitinya? Ako bambwiye ko ngo hari n'ukuntu iryohera umuntu urimo uyikoresha cyane n'uri kuyikoreshwaho ariko ngira mubabaza. Intoya inini? Ntabyo nzakubariza abo bana. Nzakubariza abo bana zikubita. Yavuze ngo kubita kuri ka kandi. Iyo ndirimbo urayikunda? Ntago nyikunda cyane ariko nta nubwo nyanga. Ntago uyikunda cyane ariko nta nubwo yanga. Iyo bagakubiseho se wiyumva ute? Iyo bakubise iki? Kuri ka kandi. Akaye kandi se? Ako bavuze. Ntago bankubita. Wumva bishimishije, wumva bibabaje? Ntago bankubita sinza ko yashatse kuvuga ko ariko. Ese inkoni wayimenye ute? Inkoni rega, inkoni just dore na hano hashatse ntago habura inkoni. Okay, boy. Twaguteranye. Red flag ku mukobwa ukunda? Red flag ku mukobwa nkunda? Ansumba. Agusumba kiba cyapfuye? Ni direct. Okay. Ndi red flag. Agira imico itari myiza nyine tu. Agira imico itari myiza. Iyihe? Yiyandarika man. Yiyandarika. Gute? Njye mbona nk'umubebe man ariko nyine umurebye nko mu muhanda nyine ukabona wenda ntabwo yambaye bihesheje nyine biri kuri ibintu ubona nyine man utakifuza nyine ko umwana wagenda mu muhanda yambaye tu bikini. Ya kandi hari ukuntu nabonye nizo ku mazi. Ariko ntabwo agenda mu muhanda yambaye. Ishibo yagishyika ku myambarire mvuga nicyo wamubwira? Ikintu namubwira ku myambarire cyangwa utujipo tugufi cyane dukabije tu. ubwo nyine ntabikunda ubwo ajya ahitamo abambara ibyo akunda. Mbese mubwire ngo iki gusa imyenda
nta hantu ibihuriye na n'ukuri bya nyabyo. Okay, hari biba bikabije cyane ariko nanone ntabwo imyenda ikudefinisa nicyo nakubwira. Okay, Ishboy ukibwira umukobwa bwa mbere ko umukunda wiyumva gute? Yumvaga gute? Nje byanteye ubwoba no kubivuga byabaye isereri. Ni kuri buri muhungu ari we wese ariko man. Kuri buri muhungu ari we wese. Umukobwa mwakundanye igihe kirekire, mwakundanye igihe kingana iki? Odo igihe kirekire. Ni amezi. Urahinduranya buri kanya. Oya. Uko socks yanduye ufata indi. Ubu narabyihoreye. Ubu warabyihoreye? Uri single? Not searching or searching? Nabibona akikaza biragenda bite? Ko numva ari nutangiye waretse kunshuna. Nutangiye kunshuna. Ntago not searching. Yese kandi. Kubera icyo isuncuna kivuga kari single. Ntabwo nagushunye no kuri pe. Urabihakanye? Kandi byashoka kari single yego kandi nje ntabwo mbisi kari single. Oya niko kuri Imana niko kuri ariko. Red flag ku muhungu ukunda. Gupoketa, gutera pocket icyambere. Cya kabiri. Icya kabiri. Okay, kunywa inzoga. Kandi ngiyo yanyweye inzoga abona akabaraga ko gusunika. Asunika iki? Asunika ibi. Wewe wibyibazaho ibyo asunika ariko ngabona akabaraga nyine. Gusa ni red flag. Ni red flag. Okay, ya gatatu. None se akabaza aho ngaho. Kunywa inzoga ni icyaha se buriya? Nyine nje ntabwo mbikunda. Ntabwo ari icyaha. Akashobora kuba nk'inzoga ari kumva. Ariko nanone atanywa izirengeje urugero zituma akora ibidakorwa. Ariko ni inzoga. Ubwo nasubiye. Red flag ya gatatu. Nyine kumbuza amahoro, ubwo no kumfuhira cyane, nyine ambaza buri kanya uri hehe ibiki ibintu. Aha. Mwese muhuriye ku ijambo kumfuhira cyane. Mu magambo make tuzi neza ko bafuhira umuntu utendetse. Nimvuga gutendeka uraba ufite abakunzi barenze umwe. Nihe mpamvu ituma wumva wanga umuntu gufuhira? Impamvu nuko ataguhereza amahoro. Ubwo nimvuga umuntu ufuhira hari ugufuha biraho ngaho ku bintu bigaragara. Ndimo ndavuga kuri wa muntu buri kamwe ko se araguhamagaye asanze telefone utayifite bibaye intambara. Wari uri hehe, wari uri muri iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ufashe boyfriend wawe aryamanye n'undi mukobwa wakora iki ako kanya? Ako kanya nabafungiraho neza nababwira go ahead. Kwabwira ngo mukomeze bagira iki? Ubwo byarangirira aho ngaho buriya. Kurangira aho ngaho se wahita umwanga? Oya, nabanza nkumva icyabimuteye. Wumva abasha kumubabarira? Yego nta kidashoboka. Fashe boyfriend wawe ari mu gikorwa ako kanya wakora iki? Urumva nta kintu kirenze nakora sinanamubuza. Umva wamureka. Namureka nyine kumva abagiye kubikora afite impamvu. Nyuma gusabye imbabazi mwakomeza? Numisha impamvu amaye yumvikana twakomeza. Ishboy hari impamvu ibaho yumvikana yatuma usanga umukobwa mukundana ari mu gikorwa n'undi muhungu ukavuga ati ndihanganye ntacyo reka dukomeze? Iyo impamvu nayibaho kuri jewe. Nayibaho? Kubera iki? Ariko twabanza tukabiganira ariko so ntabwo nzi ko nabona izo mbaraga. Utabeshye we wabasha kubabarira? Yego. Shuwa? Cyane. Nawe? Namubabarira. Numvishije amaye impamvu zifate. Okay, ikibazo cya nyuma. Ijambo rimwe kuri His Excellence Paul Kagame. Ijambo rimwe? Muhuye mugize nk'amahirwe yo guhura niki wamusaba nk'umwana muto ukiri gukura kandi ufite aho yifuza kuzashyika? Ikintu namusaba mukongera nyine ibikorwa remezo mu gihugu bikagera no mu nce nyine zitandukanye nko mu byaro, kuko hari ukuntu nyine mu byaro haba hari ibintu biraho biri cheap
namusaba nyine kongera ibikorwa remezo imihanda n'iki no mu byaro iwacu bikagerayo. Okay, aguhaye nka miliyoni 2 ni ikihe kintu wagura bwa mbere? Ikintu cya mbere nagura cyo nkunda, ikintu wagura bwa mbere ucyakira miliyoni 2? Ikintu nkunda kitagura miliyoni 2. Kigura iki? Kigura ngahe? Ni nyinshi, nkunda imodoka. Imodoka nyine yavuyemo. Ikindi wagura ako kanya? Ako kanya ni inka. Inka. Ikintu cya mbere wagura ukibona miliyoni 2? nagura ubutaka. Ishi boy, ikintu cya mbere wagura ukibona miliyoni 2? Ikibazo ahise abivuga nibyo ningiye kuvuga none ahise abivuga. Ese tuvuga ko dutekereza ibintu bimwe mwana. Wow, couple yabonetse. Sibyo? Era niyo couple. No joke man, ngiye kuvuga ubutaka bwese abina. Inzise oya. Couple yabonetse, sibyo? Cyane ubutaka nanyo cyo kiratangura bwa mbere biseri. Okay, ladies and gentlemen, kanda subscribe hanyuma mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byacu, turabakunda cyane.